Ndabasuhuje bene data, Uwiteka ashimwe, Yesu nashimwe, Uwiteka kandi abishimire aho muri hose. Reka twongere tugire umwanya mbasangize ku ijambo ry'Imana. Turacyari mu gitabo cy'imigani, imigani ya Salomo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu cyerekeranye n'imbabazi ndetse n'ukuri. Aho mu migani igice cya 16 umurongo wa 6 bivuga ngo imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa, kandi kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Yesu nashimwe cyane. Mu buzima bwose hari umuntu nyamuntu agomba kugira imbabazi, kubera yuko nawe imbabazi urazikenera. Muri ubu buzima nta muntu udakosa, muri ubu buzima nta muntu uhora abanye neza n'abandi wigengesera ku buryo nta kosa ushobora gukorera umuntu. Bivuga ngo rero nawe ugomba kugira imbabazi kuko hari abazikugirira. Ariko noneho iyo wabaye umukristo, iyo wakijijwe ugahindukira ukava muri kamere y'icyaha, bivuga ngo wagiriwe imbabazi noneho zirenze akagero. Rero Mwuka Wera nawe akutahamo akaguha kamere yo kugira imbabazi, kamere yo kuba umunyembabazi. Rero umuntu ugira imbabazi yihanganira amugirira nabi. Umuntu ugira imbabazi ntago burya n'uwamugiriye nabi arindira yuko azaza kumusaba imbabazi, ahubwo amenya yuko nawe atari we wabyiteye, ahubwo ari Satani wabimukoresheje akabasha kumugirira imbabazi ataranazimusaba. Ikindi kandi uko kugira imbabazi gutuma abamukikije batakwirwamo n'umwuka mubi, kubera yuko iyo umuntu akugiriye nabi ugatangira kubwira abandi uko ari, icyo gihe nabo bamumenya nabi, akaba ikibazo muri bagenzi bawe. Umuntu ugira imbabazi rero arababarira kandi akibagirwa, ntanagende akwiza inkuru y'uwamubabaje. Bivuga ngo rero imbabazi ku mukristo zakagombye kubaho, kuko nawe azigirirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko yanagiriwe izirenzeho ubwo Yesu yazaga akadupfira ku musaraba. Kwari ukugira ngo njyewe nawe tubabarirwe ibyaha byacu, tutari dufite ikiguzi twatanga kugira ngo tubabarirwe. Kwera imbuto z'imbabazi rero ni byiza, kubera yuko ngo bitwikira gukiranirwa kwinshi. Bitwikira gukiranirwa mu bagukikije, kandi nawe bikaba byatwikira gukiranirwa kwawe, kubera yuko niba ugira imbabazi automatically nawe urazigirirwa. Birenzeho rero noneho ukuri ni ikintu noneho kirenzeho, kubera yuko niba hari umuntu ukundwa n'Imana ni umunyakuri. Niba hari umuntu ariko udakundwa n'abantu benshi ni umunyakuri, kuko umunyakuri ntabwo ahishira ibinyoma by'abandi. Umunyakuri ntabwo akunda ikinyoma. Aho ari hose yavugishije ukuri, hari igihe atamaza abandi, bigatuma rero mu isi y'abantu basanzwe umunyakuri adakundwa. Ariko Uwiteka akunda abanyakuri, kandi yizera abanyakuri, kandi Uwiteka naba inkoramutima. Abanyakuri ni inkoramutima ze, kubera yuko Imana ikorera mu kuri, Imana ikorera mu mwuka. Bivuga ngo rero niba ugira ukuri, uri inkoramutima y'Imana. Ukuri rero iyo ugira ukuri uba umwizerwa, ariko nanone abanyabyaha cyangwa se ba bandi bikundira kugendera mu kinyoma ntago bagukunda, nta nubwo bagushaka hafi yabo, kuko wabatamaza igihe cyinshi. Ariko rero mwene data, ndakwinginga kugira ngo ube umunyakuri, kubera yuko nuba umunyakuri uzaba ubaye umudendezo. Umunyakuri ntabwo atinya kuvuga, umunyakuri ntaho agenda yikandagira, kubera yuko umunyakinyoma burya hari igihe avuga ikinyoma, ejo ntamenye uwo yabwiye ikinyoma, akavuga ibintu agasubiramo ibindi, cyangwa se akavuga ibintu ejo akabivuga ukundi akitamaza. Ariko umunyakuri ntabwo agomba kwiga ibyo ari buze kuvuga, kubera yuko abavuga ukuri nyine. Ariko umunyakinyoma ahora yiga ikintu ari buvuge, ahora abroka cyangwa se amemoriza ibinyoma yavuze, rimwe na rimwe akabyibagirwa bikamutamaza. Mwene data rero, rekana n'ikinyoma, kubera yuko ikinyoma gitamaza nyiracyo.
ariko ukuri kurakiza. Ikinyoma cyakunyagisha, cyagutamaza, ariko ukuri kukunyuza henshi, ukuri kandi kukakugira umwizerwa, kandi Data wo mu ijuru azaba inkoramutima yawe, uzaba inkoramutima ye igihe uzaba ugendera mu kuri. Ukuri rero niwo mweko w'umukristo yakagombye kwambara, kubera yuko iyo umukandara, umweko ubwo ni umukandara mu kinyarwanda cya kera, niwo mukandara w'umukristo. Uyu mukandara rero ufata ipataro cyangwa ikabutura kugira ngo itazagwa ukambara ubusa. Iyo nta kuri rero ufite, ikinyoma kigeraho kikakwambika ubusa, kandi umuntu wambaye ubusa murabyumva ingorane ahura nazo. Uwiteka rero reka abagirire neza, kandi Mwuka Wera abagenderere mube abanyakuri, kandi nyuma yo kuvuga ukuri mugire n'imbabazi. Mugire imbabazi muri bagenzi banyu. Reka buri wese ye kubona yuko ari we mwiza, ahubwo amenye ko umuntu wese ashobora gukosa. Ugire imbabazi kuri bose, kuko nawe urazigirirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi tugendere mu kuri, kubera yuko ukuri niko Imana dushakaho. Twe gutwarwa n'iby'iyi si, twe gutwarwa n'imibereho y'iyi si ngo tubone ko ikinyoma aricyo kiri buduhahire. Ukuri ni ugukoresha, Uwiteka azabana nawe, kandi aho ukeka yuko iryo haho wabona ku kinyoma utaribona, Uwiteka azaguha n'ibirenze. Uwiteka azaguha ibihuye n'ibyo ushaka, kubera yuko wakoresheje ukuri, kandi azakumenyera byose n'abawe, kubera ko wakoresheje ukuri. Turagushimiye Imana yacu ko ukomeje kuduhugura. Tugushimiye ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo mwene data wese, mushiki wanjye wese wumvishe ijambo, umuhe kugendera mu kuri, kandi umuhe kuba umunyembabazi, kugira ngo agire kamere y'ubumana muri we, kugira ngo abe utandukanye n'abandi muri iyi minsi igoye benshi. Hanyuma ubashe gukomeza kumukomeza mu rugendo, abashe gukomeza kuba umwana w'Imana, kuko ufite indangagaciro z'ubumana, kugira ngo azashyike amahoro, uzamwinjize mu bugingo buhoraho, anezerewe kandi afite benshi yasaruje izo mbuto ze nziza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niho mbigusabye. Amen.